turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose. Imana ikomeje kubana namwe kandi Imana ikomeje kubarinda. Abatameze neza reka mbihanganishe mbabwira ngo mwihangane, muri iyi si niko bimera. Ejo tuba tumeze neza, uno munsi tukaba tumeze nabi. Ibihe bigenda bisimburana, niko iyi si yacu imeze. Ariko reka mbahumurize mbabwira ngo ntago ariko bizahora, ahubwo hari igihe ibintu bizahinduka, ibitameze neza bikagenda neza. Imana iduhana umugisha. Ndanezerewe kuba turi hano kugira ngo twongere tuganire kandi ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Uku ni ukwezi kwa gatanu, ariko kwezi ko gukora neza biduhesha kwakira ibiruta cyane ibyo dushaka cyangwa ibyo twifuza. Imana iduhana umugisha. Ni ugukora ibyiza. Uku kwezi kwa gatanu ni ukwezi ko gukora neza biduhesha kwakira ibiruta ibyo dushaka cyangwa ibyo twifuza. Imana iduhana umugisha. Imana itugirire neza. Mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mana, tugushimiye ko uri Imana nziza idukunda, kandi tugushimiye yuko utwemereye ukaduha uyu mwanya kugira ngo tunezererwemo, kugira ngo tuwubemo. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Reka udufashe muri uyu mwanya kugira ngo dukomeze kubana nawe, Mwuka wawe wera tuyobore, kandi umuntu wese urumva iri jambo umukomeze kandi umuhe imbaraga zo kugira ngo yakire ndetse asobanukirwe ikijambo ryawe rimubwira. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Komeza ubane natwe muri uyu mwanya, turetse Mwuka wera ngo atuyobore mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ishimwe. Nk'uko nabibabwiye, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gukora neza biduhesha kwakira ibiruta ibyo twebwe dushaka. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi, igice cyaho cya 4 umurongo wa 13. Haravuze ngo nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana nawe. Uwiteka amuha umugisha, amuha gusama inda, abyara umuhungu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gukora neza biduhesha kwakira ibiruta cyane ibyo twebwe tugeze gute dushaka. Imana ihabwe icyubahiro. Gukora ni iki? Ubundi iyo bavuze gukora wumva iki? Gukora ni iki? Gukora ni ugukoresha ubwenge, imbaraga, impano ndetse n'igihe kugira ngo hagire igikorwa kiba cyangwa hagire ikintu gihinduka. Imana ishimwe. Cyangwa hagire ikintu igikorwa gitanga. Imana ihabwe icyubahiro. Niko gukora. Imana ihabwe icyubahiro. Akenshi na kenshi rero abantu bajya bakora, ariko tugakora imirimo igiye itandukanye. Gukora ni ikintu kimwe ariko gikubiyemo ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo gukora, hari umuntu ukora neza ariko hari n'ukora nabi. Ariko bene ibyo byombi byose bigira inyungu cyangwa bigira umusaruro wabyo. Iyo umuntu yakoze neza abona ibyiza, abona inyungu y'ibyiza, asarura ibyiza. Ariko iyo umuntu yakoze nabi, nawe asarura inyungu y'ibintu bibi. Akenshi nk'abahinzi bajya bahinga cyangwa bakora ibintu bitandukanye, iyo agiye gukora akenshi hari igihe yitondera icyo agiye gukora kugira ngo kizamuhereze umusaruro mwiza. Umworozi yorora neza inka ye cyangwa korora itungo rye neza, akarigaburira neza, akaryitaho neza kugira ngo rya tungo rimuhe umusaruro ushimishije cyangwa mwiza. Ariko iyo arifashe nabi akaryorora nabi, naryo rimuha umusaruro udashimishije. Iyo dukoze tugakoresha umwete ibyo dukora, tukabikora neza kandi ibyo bintu ari byiza, tubasha kwakira umusaruro mwiza. Imana ishimwe. Uko niko bigenda, uko niko bimeze, niko ubuzima buri. Ariko kandi gukora neza cyangwa gukora
bigira icyo bita igiciro. Imana ishimwe. Iyo umuntu akoze wa musaruro w'icyo akuye mu cyo yakoze, uba waragize icyo bita igiciro. Imana ishimwe. Hari igiciro kiba cyaratanzwe kugira ngo wa musaruro cyangwa cya kintu cyiza wa muntu yabonye abe agifashe mu ntoki cyangwa abe agifite mu biganza bye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wakire icyiza cy'ibyo wakoze, hari igiciro kiba cyatanzwe. Haleluya, Imana ishimwe. Kugira ngo tube dufite agakiza nk'ako ufite, nk'ako twahawe, nuko gafite igiciro cyako. Igiciro cyako ni ikihe? Ni amaraso Kristo Yesu yatumeneye ku musaraba. Nicyo giciro cy'agakiza kacu. Imana ishimwe. Ni ubuzima bwa Kristo, ni Kristo witanze atumenera amaraso. Amaraso yabaye igiciro cy'agakiza. Dufite Imana ishimwe. Rero ikintu cyiza ukeneye, ikintu cyiza ushaka kugeraho, ikintu cyiza cyose kigira igiciro. Imana ishimwe. Igiciro ni ikintu umuntu yemera gutakaza, kwihanganira cyangwa gutakaza. Igiciro ni ikintu umuntu yemera gutakaza, kwihanganira cyangwa gutakaza kugira ngo agere ku kintu gifite akamaro. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nicyo giciro. Iyo umuntu akeneye kugera ku kintu cyiza, atanga igiciro. Icyo ukeneye kugira ngo wubahe Imana, kugira ngo ube umuntu Imana ishima, ni uko ugomba kugira ibintu ureka, ni uko ugomba kugira ibyo usize, ukavuga ngo ibi ngibi ndabiretse nk'igiciro ntanze kugira ngo Imana ibashe kunyishima, kugira ngo Kristo abashe kunyishima. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ngo ugere ku gaciro kawe, cyangwa kugira ngo ugere ku cyiza ushaka cyangwa Imana yagambiriye kukugezaho, nuko bigira igiciro cyabyo. Igiciro cyabyo rero ni wewe ugomba kugitanga. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugere ku cyo ushaka, ku nzozi zawe, ku byiza wumva ushaka. Ndifuza yuko muri aka kanya tuganira ku mugabo witwa Oscar Schindler. Oscar Schindler yari umugabo w'umugermani. Imana ishimwe. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, ubwo Hitler yari ayoboye Germany, nuko uyu mugabo Oscar Schindler yakoze ibintu bidasanzwe. Uyu munsi nifuje ko tumuganiraho. Imana ihabwe icyubahiro. Muri icyo gihe ngo abayahudi ngo barishwe, kandi ngo hishwe abayahudi benshi barenga 6,000,000. ubwo rero Hitler ngo yabwiraga abantu, ndetse n'abantu be babwiraga abantu yuko abayahudi ari abo kwicwa. Barabica bamwe, abandi abandi barahohoterwa, abandi barabica. Abayahudi baricwa. Muri icyo gihe habaye ibintu bidasanzwe, byari ibintu biteye ubwoba, byari ibintu biteye agahinda. Ariko uyu mugabo, uwo bita Oscar, afata icyemezo gikomeye. Uyu mugabo Oscar yari uwo muri Germany, afite uruganda, yari umucuruzi afite mu ruganda. Ngo nuko afata icyemezo cyo gufata abayahudi abashyira mu ruganda, atari ukugira ngo abahe akazi, ngo ahubwo agambiriye ngo kubakora. Imana ishimwe. Ngo nuko ngo abazaga kubica baje kubasanga muri urwo ruganda, akababwira yuko abo bantu ari abantu b'ingenzi, muri urwo ruganda. Mbese ashaka kubabwira yuko ari abantu uruganda rwubakiyeho, ari abantu uruganda rushingiyeho, ko baramutse babisha uruganda nabwo rwahita rurangira, kandi urwo ruganda rwari rufitiye igihugu akamaro. Ngo nuko bagasubiraho bakabura uko babica.
kandi iki cyemezo yari afashe cyari icyemezo gikomeye cyane kirimo urupfu, cyari icyemezo gikomeye cyane kirimo kuba yakwicwa, ariko aravuga ngo njyewe mpisemo gukora neza, reka mbagirire neza. Kandi abantu bose ntawabagiriraga impuhwe, buri wese uwo yababonaga yagombaga gushaka kubica, kubera yuko bari barigishijwe yuko atari abantu beza. Ariko uyu Oscar akora ikintu gikomeye, arabarokora. Ngo yarakoye ngo abasaga abagera ku 1000 b'Abayahudi. Ngo ndetse uyu Oscar Schindler kuba yarakoze icyo kintu cyiza muri icyo gihe, uyu munsi turi kumuvuga. Uyu munsi ni umuntu udasanzwe mu isi, yewe n'izina rye ryanditse mu rwibutso i Yerusalemu, mu rwibutso rwitwa Yadirishemu, mu rwibutso rwitwa Yadirishemu. Uyu Oscar yanditsemo. Ntabwo ari Umuyahudi, ntabwo ari Umwisiraheli, ariko wakoze ikintu cyiza. Ariko ibaza aracyavuga kandi azakomeza avuga, ndetse mu ruganda rwe ubu rwabaye ngo inzu